Yo urabizi se noneho ubu ngubu tuvugana Killaman ari mu byishimo byinshi. Ubu ngubu tuvugana Killaman yarangije kuba yagwa mu giteme. Killaman yamaze kuba yaronka umugisha we nkuko yarabyifuza kuva kera, ariko Killaman yirengagije ko ibibazo byose yateje mbere hose n'ubundi akibyirukankamo. Killaman yamaze kuba yakururana na Queen bya nyabyo. Ese guys, uratekereza ko ngubu tuvugana Killaman umunsi Queen yamuvumbuye, umunsi Queen yavumbuye ukuri kose, uratekereza ko Killaman none hazacikira he? Guys, ubu ngubu tuvugana Queen yamaze kuba yemerera urukundo Killaman, kandi kuba amwemerera urukundo nabivuze ko noneho bigiye guhita bihindura ubuzima bwe burundu. Ese uratekereza noneho ubu ngubu tuvugana Queen namara kumenya ko James wa nyawe wari we Killaman n'ubundi, uratekereza urukundo rwabo ruzongera rugakomera? Ese uratekereza urukundo rwabo ruzakomeza? Guys, niba rwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire ikaze, ndagusaba kugira ngo wakora subscribe maze tukomeze tugende mu bikorwa byose tubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko ingi yaracu nayo nyine ikoze ubendetse z'ubwenge, murabizi ko twe tudakoze nta n'ikintu na kimwe cyakorwa. Ese guys, ubu ngubu tuvugana ko twabonye ko Papa Killaman noneho ibintu byose ari gukora ari ugushakisha umuryango wa Tereza. Ese muratekereza ko ubu ngubu tuvugana ahantu Niyora ari arinzwe noneho? Guys, twari tuzi ko kubera ko Niyora yasubiye mu cyaro noneho yabonye amahoro, ntago tuzi ko noneho Niyora ahantu hagiye noneho ari hagiye gutuma umutwe birenze ukuntu yari ameze mu mujyi. Ese ko tubona Papa Killaman none yabashyizeho maneko yo kubakurikirana ahantu hose bagiye, kandi tukaba tuzi ko Papa Killaman nta na keza ke, kandi tukaba tuzi ko Papa Killaman yavuze ko namara kumenya ahantu ko Niyora umuryango wuba kazahita bicisha. Ese uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Tereza ndetse na Niyora wiwe, uratekereza ubu ngubu tuvugana bameze neza? Ese uratekereza ibibazo Eve yabazaniye batazabyakiza amaboko abiri? Guys, ubu ngubu tuvugana Tereza ari mu bibazo. Ubu ngubu tuvugana Tereza ntago azi ikintu yakora kugira ngo nawe yigikure muri ibyo bibazo bamaze kuba bajyamo. Tereza ubu ngubu tuvugana nawe ntago ari we wabyizanyemo. Tereza turabizi ko mu masezerano yagiranye na Papa Killaman nta na rimwe yigeze kurenga. Turabizi ko Tereza ari umuntu urinda ijambo ryo kuva twatangira filime yacu Ibanga, ariko tukaba tuzi ko ubu ngubu tuvugana Eve yamaze kuba yabakururisha no kuva yajyana Niyora mu mujyi. Papa Killaman yahise yiyumvisa ko ari Tereza wamwohereje mu mujyi ngo aze gusaba umuhungu we. Ese guys, ubu ngubu tuvugana Niyora, muratekereza noneho kuba yarahunze umujyi agaza mu cyaro? Muratekereza noneho ahungira n'ahava byose atari kimwe? Guys, ubu ngubu tuvugana noneho ntabwo tuzi uburyo Tereza araza kubyitwaramo namara kumva ko babakurikiranye no mu cyaro, noneho hakaba hariho n'umuntu ubacunga aho bari kujya hose. Ese Tereza uratekereza noneho warakora iki? Uratekereza noneho aragirira mu Eve n'amafuti yose yabakoreye? Ese Eve we urabona kwiriye imbabazi n'ibintu byose yakoreye Niyora ndetse n'ibibazo byose yashize mu muryango wose? Guys, ubu ngubu tuvugana noneho turetse bya Niyora na Papa Killaman ndetse na Tereza wiwe ndetse na Eve, ibyago byakomeje kuba ibindi bindi. Gahima wikururiye ishano none ubu ngubu tuvugana Gahima ntago gifite uruvugiro mu rugo rwe. Gahima ubu ngubu tuvugana ntago azi uburyo zongera kugaruka imbere y'umugore we. Gahima twafatiraga nk'icyitegererezo, twafata nk'umuntu w'umugabo. Ubu ngubu tuvugana Gahima ntago tuzi imikino yasigaye ari gukina. Guys, murabizi ko ngubu tuvugana Gahima ibitekerezo byamubanye byinshi. Gahima asigaye atekereza kikamurenga, kandi ko tuzi ko ari umuntu wifashije ndetse ari umuntu ufite ijambo mu gikorwa cyose cyakoze, agikorana n'umuntu n'umuvugiyemo mu gihe yabanaga na Jojo. Ariko kuva yatandukana na Jojo turabizi ko ngubu tuvugana ijambo ryo kugira ngo arigire biva kure.
ese guys, waba utekereza ko ngo tuvugana Gahima hari amahirwe afite yo kuba yarambana na date? Ese uratekereza ko ngo tuvugana Gahima hari ikintu na kimwe yakora ari imbere ya date kigashoboka? Guys, twigaruke kuri Killaman ndetse na Queen, ibyabo byo bikomeje kuba byakura. Queen ndetse na Killaman urukundo rwabo rukomeje kuba rwazamuka gake gake rufata indi ntera nk'uko Killaman yarabyifuzaga kuba kera. Killaman yifuje kuba yakundana na Queen ndetse urukundo rufatika, ndetse urukundo runyuze mu mucyo, atari nka bya bindi bya James byo kuba akunda Queen ariko ari kumukundira kuri phone gusa, ari gukundana bihishe. Ese Killaman mutekereza ko runo rukundo rwazamuhira bikageraho ashingirana na Queen? Ese uratekereza ko Queen mu gihe yamenyeje ko ari we James, uratekereza ko Queen urukundo rwe azongera kuba yarureka Killaman agakomeza akarwiyoborera? Guys, rero niba ugeze hano kuri Vink Empire murabizi ko ibikorwa byose tubukora ari mwe tuba turi gukorera. Rero ndagusaba kugira ngo wihangane zino minota 20 zose uzirangize, maze nawe ukurikirane filime yacu Ibanga uko bwije nuko bukeye. Guys, rero ngo tuvugana mama Killaman nawe ntagaze umwanzuro yafata, ntagazi ikintu kiri kujya mbere. Mama Killaman aho ngaho nawe abaraho ngaho yiturije atazi ikipe iri gukina n'indi. Ariko muratekereza mu gihe Mama Killaman nawe yamenyesha amabanga y'umugabo we yose, uratekereza bizamugwa amahoro? Ese uratekereza ko Mama Killaman umunsi yavumbuye ko umugabo we ibintu byose abikorera impamvu, uratekereza amakosa yose yishizemo atazamurenga? Guys, turabizi ko ngo tuvugana Mama Killaman aba yiturije yebereye mu turimo two mu rugo. Mama Killaman abaraho ngaho nta n'ikintu kimwe yitaye kubera ko azi ko afite umugabo mwiza ndetse umugabo umwitaho ndetse umugabo umenyera buri kimwe cyose, kubera ko azi ko umugabo we kuba babana nta n'imico mibi aramumenyaho. Umugabo we kuba babana ntaramuca inyuma, nta n'ikintu kimwe aramukorera kugira ngo wenda abe yanamukeka. Ariko turabizi ko ngo tuvugana Papa Killaman afite amafuti menshi. Papa Killaman buri gikorwa cyose cyakoze agenda agishiramo amafuti. Papa Killaman agize kuba yaraguze umuntu ndetse agize kuba nono yanashimuta abandi bantu, ndetse Papa Killaman agize no kuba baramugeretse icyaha cyo kuba yatera inda Anita. Nono Papa Killaman nono akomeje yongeraho ibindi byaha byo kuba yakurikirana Niyori mu cyari wabo kugira ngo abe yabagirira nabi. Guys, rero niba ukunda Ibanga ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Vink Empire, maze tukomeze tugenda mikoro byose muri kwageza umunsi ku munsi, kandi murabikunda cyane, murabikunda muri abantu b'intwari. Kanongere mbahe ikaze mwe mukunda filime yacu Ibanga, namwe bakunzi ba Miss Nyambo muri rusange. Niba ugeze hano kuri Vink Empire ukari bwo mbere hageze, ikintu ngusaba ni ukuba wakora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane mikoro byose tuba turi kwageza umunsi ku munsi. Niba uri umunyamuryango murabizi ko buri munsi umunsi ku munsi tuba turi kwageza ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga, kandi murabizi ukuntu tuba nabakunda cyane. Rero niba uri umunyamuryango wowe icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mani kukugezaho. Ese twiganiriye gatoya kuri filime yacu Ibanga, utekereza ko ngo tuvugana Papa Killaman ibibazo byose yizanyemo bitazamusiga ahubwo abuze ikintu cyose cyatunze? Papa Killaman turabizi ko nubwo ahora yihagazeho, turabizi ko ahora mu bizago nawe. Papa Killaman nubwo aba yigize umuntu w'umugabo akaba yigize umuntu wa danje, turabizi ko Papa Killaman nawe ari umuntu nk'abandi, turabizi ko yagiriwe nabi ababara. Ese kukunda Ibanga ndetse ukabona yikurikirana umunsi ku munsi, uratekereza ko ngo tuvugana Killaman kuba yirara ngo yatsindiye Queen, uratekereza Killaman atakiri kure? Ese uratekereza ko Killaman ngo tuvugana yatsindiye Queen? Ese Killaman uratekereza gutsinza umutima wa Queen burundu akawujyana? Uratekereza bitazamugora? Guys, Killaman nawe
turabizi ko nawe atagira akantu k'akageso. Killaman turabizi ko nta makosa ye, ariko Killaman amakosa yakoze kuva mbere hose yo kuza yiyita andi mazina, turabizi ko ahazaza azamukoraho. Turabizi ko ahazaza Killaman amafuti yakoze yo kuba yiyita amazina yandi, akiyita James ndetse akaza yiyita andi mazina adasanzwe, turabizi ko azamukoraho. Ariko ubu ngubu tuvugana, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Killaman nawe akomeje kuba yashakisha umuryango wa Tereza uko bwije n'uko bukeye. Papa Killaman umuryango wa Tereza ari kuhiga bukwari. Ese uratekereza ko Papa Killaman namara kumenya ahantu h'umuryango wa Niyori buri, ndetse akamenya ko Tereza babana, ndetse uratekereza ko Papa Killaman azabareka amahoro? Guys, turabizi ko Papa Killaman ari umugizi wa nabi. Turabizi ko Papa Killaman nta na keza ke. Turabizi ko Papa Killaman nta n'ikintu na kimwe kimugenza kizima. Ese uratekereza ko Papa Killaman namara kumenya ahantu Tereza aba, ndetse akamenya ahantu Tereza atuye, uratekereza hari amahoro bazongera kuba bamugirana? Guys, ikintu dutegereje ko kumva ni ukumva ko Tereza ndetse na Niyori bavuye mu buzima, kandi buri muntu wese ukunda Ibanga ndetse umuntu wese ukurikirana filime yacu Ibanga arabizi. Urabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Killaman ikintu cyose cyahungabanya umuryango we nuko kirimburira kure. Turabizi ko Papa Killaman atifuza kubona umuryango we watandukana kubera ko haje Tereza cyangwa se haje undi muntu watuma umuryango uhungabana. Ese uratekereza ko ngubu tuvugana Tereza hari amahoro azagirana umugabo wo mu mujyi? Papa Killaman imikino yashyize ku ruhande. Papa Killaman byo kuba yakina yamaze kuba yabishira ku ruhande. Ubu ngubu ikintu gisigaye ni ukuba yarwana intambara noneho yeruye. Ariko turabizi ko nubwo ahora agenda kuri Tereza, turabizi ko Tereza we nta nikosa na rimwe aba yakoze. Turabizi ko Tereza mu bintu byose uko byatangiye, turabizi ko Tereza acyubahiriza amasezerano yagiranye na Papa Killaman. Tereza turabizi ko ahora agendera ku isezerano bagiranye mbere hose. Nubwo Papa Killaman ahora yibaza ko ibi bintu byose byo kugira ngo Niyori abe yava mu cyaro ajye mu mujyi, kuba yagira ngo ni Tereza wamwohereje yo kuba yajya gushaka umuhungu we, turabizi ko atari ibyo. Ariko Papa Killaman turabizi ko we atabifata nk'uko nguko ukuntu twe tubifata turi filime yacu Ibanga. Ese niba ukunda Ibanga wadushigikira? Ese niba ukurikirana ibikorwa byose bica kuri filime yacu Ibanga ndetse bikaba bica no kuri Miss Nyambo, watanga ubufasha? Wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri VK Empire. Murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire, niyo mpamvu twe tuba turi hano ngo twaganira kuri filime yacu Ibanga buri munsi. Kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri VK Empire. Murabizi ko mwebwe mukurikirana ibikorwa byose bya VK Empire, murabizi ko muraba muri abagaciro. Rero icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga, maze tukajya dukomeza tugendana mu bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Rero niba uba washimye ibikorwa nkugezaho, icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe cyangwa se ugakora subscribe, maze tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba twabateguriye. Ese guys, uratekereza umugabo nka Gahima akwiriye kuba yaba mu gihugu? Ese uratekereza umugabo nka Gahima hari ijambo yaba akwiriye kuba yagira mu gihugu cy'u Rwanda? Gahima turabizi ko kuva mbere hose twamufataga nk'umuntu w'intangarugero. Gahima kuva mbere hose turabizi ko twamufataga nk'umuntu w'agaciro, ndetse Gahima twari tuzi ko ari umuntu utakora ikosa ryo kuba yahemukira umugore we. Ariko Gahima turabizi ko ahantu yatugejeje ari ahantu habi cyane,
Gahima twamufataga nk'umuntu udufatiraho icyitegererezo, ndetse Gahima buri gikorwa cyose yakoraga nicyo twagenderagaho buri gihe. Ariko ubu ngubu Gahima ubu ngubu tuvugana yarandagaye. Gahima nta jambo akigira muri Gasharo. Ese Gahima kuba yaritereje Dete ndetse akaba yamugaraguza gati, uratekereza ko Dete ibikorwa akora atari ibikorwa bya kigabo? Dete uratekereza aba ari kumuhemukira? Guys, Dete ubu ngubu tuvugana njyewe ntangiye no kumufana, kuko umugabo umugore we akajya gushaka undi ku ruhande, yagakwiye kubaho nk'ukuntu Gahima nawe abayeho. Ndetse ndakeka ko ngubu tuvugana Gahima nawe yatangiye kuba yicuza ibintu byose byakoreye umugore we, atangiye kuba yabyicuza. Ese uratekereza ko ngubu tuvugana Gahima kuba ari kwicuza bidakwiriye? Guys, rero mwe mukunda Ibanga, icyo mbasaba ni ukuba mwakurikirana ibikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Rero ntabatindiye, murabizi ko twe tudatinda mu magambo, murabizi ko ibikorwa byose tukagezaho umunsi ku munsi aribwo byivugira. Icyo musaba ni ukuba wakora, wowe icyo musaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire, maze tugakomeza tukagendana ibikorwa byose tukagezaho umunsi ku munsi. Niba uri umuntu ukunda Ibanga ndetse ukabona akunda Miss Nyama, ndetse ukabona ashaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo nuva hano kuri Venke Empire ukoze subscribe kugira ngo ube umunyamuryango wuzuye. Rero ntagutindiye, twongere duhure ku episode ikurikira filime yacu Ibanga, kandi ndabakunda cyane kandi muri abantu b'agaciro hano kuri Venke Empire. Rero twongere duhure ku munsi w'ejo tukugezaho episode ikurikira. Yanano uyu mwana ni arikaragafo ku mugongo, arikaragafo ku mugongo, arikaragafo munda meruduka igira munda meruduka ayindurawe amaguna hehe. Mera verdade, então nkubwira ubira kwande ni ufite barman ndimo nanye gemishiga hula plus hula reye hula baby come hanos mama nguyu mukobwa afite dawa anyerera ngana konda he yanano nguyu mwana ni popo arikaragafo ku mugongo, nanuriyo arikaragafo ku mugongo, arikaragafo munda meruduka igira munda meruduka yumvira munda.